Haleluya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu mwese abari kunkurikira cyangwa abari kumva. Imana yo mu ijuru ishimwe. Amazina yanjye nitwa Yambabariye Françoise, ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Tugiye kuganira gato ku buhamya bw'ukuntu Yesu yanduhuye, mbabwira uburyo Yesu aruhura, atabara, akakiza umuntu umubabaro. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, ndetse mbabwira n'inkomoko y'izina ryanjye kuba nitwa Yambabariye. Mbere yo kwinjira mu buhamya, reka tubanze dusenge Imana, tubahe Imana dusenge. Mana data wa twese, Mana nyir'ijuru n'isi, Mana nyir'uhumure, turagushimiye. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kuri Imana yacu, tubereye Imana. Turagushimiye ko tubereye umutabazi, naryo nirihimbazwe. Ryo ni izina tuvuga abanyamibabaro bakaruhuka, ryo ni izina tuvuga abari babuze uko babigenza bakabona icyerekezo cy'ubuzima, kuko izina ryawe ribohora, rigakiza imitima yari inaniwe, imitima yari ibabaye ikabasha kuyikiza. Ngaho ngo nubane natwe rero, tugiye kuganira n'abantu benshi batandukanye. Reka ibyo tuvuga, ubuhamya tugiye gutanga ubu umugisha ku muntu wese urabwumva, kandi bubohora imitima. Ari abanyamibabaro baruhuke, abari babihebye kubera ubupfubyi bagubwe neza, bumve ko kukwakira nk'umwami n'umukiza babasha kuruhuka. Ngaho ngo nubane natwe rero, udushyigikire, imbaraga zawe zibane natwe, dusabye gutyo twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Njyewe rero nitwa Yambabariye nkuko nari maze kubibabwira mu kanya, Françoise, ndi umubyeyi nkuko nari maze kubibabwira. Mfite ubuhamya bw'uko Yesu yanduhuye, nifuza ko tuganiraho namwe nk'abo basangiza. Wewe wumvaga urushye, wumve ko Yesu aruhura. Nabayeho, navutse nisanga mu muryango w'abantu batari bakeya, ariko uko iminsi igenda ishira hagenda habamo kubona itandukaniro. Mu gihe nari ntangiye kunezerwa mu muryango nk'umwana ugeze mu muryango uvutse, tuza guhura n'ibintu bikomeye iwacu mu rugo. Haba ibyago bikomeye. Umuryango wanjye hafi barumuna banjye, abavukanyi banjye barapfa, ndetse bapfira igihe kimwe na data umbyara mu gihe gikurikirana. Byari ibihe bigoye kubibwira abantu, ntabwo byoroshye kubibwira umuntu wumva, ntabwo wumva ari ikintu gikomeye, kuko byabaye ikintu cyanteye igikomere mu buzima. Nkikizwa nuko nakiye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nakuze muri ubwo buzima iwacu mu rugo, mbona hari igikomere cy'uko mama amaze gupfusha abantu bangana gutyo nubwo nari muto, ariko amateka yagendaga nshyira. Ndetse no kubana n'umubyeyi ufite igikomere kimeze gutyo, nawe ukurira muri ibyo bikomere ku rwego rukomeye, wumva kubaho ku mutima bigoye, kuko bumva nta muntu n'umwe wabwira. Ariko Yesu ajya abasha kuruhura umuntu kandi akamuha amahoro. Ibyo byabaye rero, mama yagiye gukingiza. Agiye gukingiza ararayo, agarutse mu rugo asanga abantu mu rugo bakoresheje amazi yakoreshejwe mu rugo yararozwe. Bose abantu bakoresheje kuri ayo mazi barapfa, ariko turarokoka njye na mama umbyara, kuko yari yaraye mu nzira yagiye gukingiza ampetse. Ndi umwana mutoya mu nkingo zisoza inkingo. Ndangije agarutse mu rugo asanga abantu mu rugo bose barwaye, papa ndetse na bakuru banjye. Tugirwa amahirwe kuko mama yari ampetse, ndetse nawe twajyanye, aba ari we uba umurwaza w'abantu bose basigaye mu rugo. Hafi y'abantu 7, dusigara turi 2 mu muryango, njye na mama. Tubaho mu buzima, dutangira ubuzima bw'umubabaro, kuko uko umunsi wacyaga hapfaga umuntu, uko umunsi wacyaga hapfaga umuntu,
abantu 7 bose bapfira mu gihe kimwe, mu gihe gisa, mu byumweru bikurikirana, mu bihe bidatanzemo agahenge nabura ngo umuntu ashire umubabaro. Dutangira mu bihe by'umubabaro ndetse na mama umbyara. Mama arangije abayeho muri uwo mubabaro, kuko ahantu twabaga mama yabanaga na papa mu rugo rw'iwacu. Papa arakodeshaga nk'umwarimu wari waraje kuhakorera. Amaze gupfa biba ngombwa ko mama asohorwa muri ya nzu, agenda mpetse nk'uko ari twe twasigaye. Tuba ahantu mu ishyamba, tuhaba igihe kinini, mu buzima bugoye, mu buzima bukakaye. Muri ubwo buzima bumeze gutyo mpandurira indwara ya sima, nyibana igihe kinini cyane, ntabasha kubona uko nabo, kuko ni indwara nabayeho mu buzima bwanjye bwose nkikira mfite imyaka 17. Kandi nabwo nayikishijwe n'Imana ishoboye byose, kuko mama nta hantu yari yaravuje, atari yaravuje amavuriro yose ashoboka, yari yaravuje bishoboka byose. Ariko igihe kigeze Imana irankiza. Impamvu yo kuvuga ubuhamya ni ukugira ngo mbwire abantu babasha kutwumva ko Imana ijya ibasha kuruhura umuntu mu gihe ufite ibikomere byo mu buzima. Imana ijya ibasha kuruhura cyangwa ikabyomora bigashira burundu. Niyo mpamvu kubivuga si ukupfa kubivuga ngo abantu bamenye ko ayo mateka yabayeho, ahubwo n'uburyo kugira ngo tubabwire ko Imana ijya iruhura umuntu, ikagukizana n'ubuzima bw'amateka, ikakomora n'ibikomere watewe n'amateka y'aho wavukiye cyangwa y'ibyo wakuriyemo. Muri ubwo buzima rero kubaho nta bavandimwe barapfuye bagapfira igihe kimwe, ndetse na data umbyara bagapfira igihe kimwe, mvuga ngo hagati aho ngaho harimo